Kerema baramufunze ariko ari gihe bigenda bakaguhamagara ngese ko bamama ko bandeze baramfunze none se ubwo ngubwo oya ikibazo nkubaje ko nge bandeze se baramfunze ntago bagufunze ubwo rero coach Gael yareze amateshwa kuko yarye bigebeho bakurega ukuvuga ngo aha iyo ni njya do inkuru ndayibonye iyo ni mumbabare aho kugira ngo umuhanza managing aba ari upostinga ugasanga coach Gael niwe uri gupostinga naho biva nyine bakurira nyine wakishoye amafaranga yawe ukicecekera akabyara inyungu kumenyekana at the same time uri no gushora amafaranga ntago bishoboka nese nkuru ubu nk'urugero naguha rworoshye coach Gael usanga ashaka ubustari kenshi kurusha oya ni no kibazo azanagira ni naho amafaranga yazahira hari amagambo ndi gushaka Krema yanditse Krema umbabare ntube warayasibye ko nsanze warayasibye nababara urabizi ko ntajya nca ku ruhande man ntago njya nca ku ruhande sinjya mbona umwanya wo guca ku ruhande yego shaka yarabonye Krema ari kumwinjira cyane akamwiyegereza buriya umwanzi wawe hari igihe umwiyegereza kugira ngo umuhonda honde neza Krema icyo bamureze ntago ashaka kugicika wakimenye nakimenye kumwangisha reka mbikine ibyo ngibyo byonyine kamwikine rwose Krema nizere ko ari inshuti yanjye ariko ntabyakora ni inshuti yanjye reka nkumvisha ibirego yamureze ngaho Imana ibabarere imwe mbere yuko yica umuziki ko yica umuziki birashoboka ko icyo kirimo nacyo cyo kwica umuziki niyo ya mbere twakoze byatangiye ahubwo natayisohora niyo nkuru ibyo nibyo mwakagombye kuba mwandika nawe mukamuhwitura akamenya kwibuka ko afite inshingano zo ngeri rimwe njya mukunda cyane ajya avugisha kuri nkumva ndishimye mu gitondo nkobona agarutse yisubiye Krema nawe arigiye ujye uncanga rimwe na rimwe bivuga mu makizi tamuvuga neza izo nkuru eshatu harimo operation onomo yego twakoze kuri Alex Muyoboke yego harimo imagine space yo kuri Twitter nawe njye kuba mwandika nawe mukamuhwitura reka mpere hano akamenya kwibuka ko afite inshingano zo kuhagarara igihugu cy'u Rwanda ntago kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda ari ukubikerensa uko iboneye no ahubwo agomba kubaho uburyo ki ibintu bigomba gukorwamo yego uburyo bumwe cyangwa se ubundi yego hanyuma bati coach Gael dore ku mizimizo kuri atari nawe genda ku yindi social media cyangwa se ku gitangazamakuru runaka ubinyomoza none nge narezwe rimwe kuva natangira ariko baramwengara ibirego byanjye biriyo byinshi narabimenye ariko ibyo birego bigerayo menya bareba bakavuga ati ibirego menya bitari ibirego bya umuntu tumuhamagara n'uwandeze umwe arambwira ati nta mpamvu yo kwirirwa ugera hano tubyihore hari umuntu twari twatuka mu kiganiro ntago nagutuka nararezwe mfite ikinyabupfura kikomeye cya kindi no mu rugo mfite n'umuryango wo kwa Sheri sibyo womba mbuga mu ngejo bundi batazavuga ati sumuko wacu katukana sibyo mfite ibintu byinshi cyane ngomba kwitaho mfite bashiki banjye bari hariya sibyo mfite bakuru banjye bari hariya ngomba gukora neza sinzatukana n'umunsi n'umwe sinzavuga inkuru ntahagazeho ariko kuri ntago nzaguceceka niyo nihaye nimukagire ngo nta miryango tugira turigira mane turigira inakomeye nta itari kandi niyo yabudakomeye imbere yanjye ubukomeye ko ni wa muryango wandeze nkaba ngeze hano nduwundi we gutyo yumbonye gutya ntago uzi imbere y'imyaka 3 waruzi se ndi he mijinya wirirwanye ntazano wayikuye Krizo reka dusoreza ariko kwa kundi uburi ku kazi bose wawe yiri bagucunaguza ukajya gutuka umugore wataha mu rugo gatangira kubitura umugore wawe ararengana mahana nge nataye inkuru nayitayeho imbaraga zanjye nayitondeye nagize iki Krizo nizere ko wari umeze neza cyane So ntangiye mbasuhuza kandi nizere ko umeze neza mwebwe mukurikire JB Rwanda. Nge nitwa Big Man
kuri kamera hariho Joshua. Iyi nkuru nyikoze ntishimye, ni inkuru mbonye numva irantangaje cyane pe, manda tangaye ntago nababeshya, ari ibintu bijya bintangaza. Mu Rwanda ngo dufite ikibazo cyuko football yo mu Rwanda ifite ikibazo, sibyo? Ariko na showbiz yo mu Rwanda ifite ikibazo gikomeye cyane. Man, industry yo mu Rwanda beragoye ko izagera higera. No kuri pe, nta kintu ngiye nyimazemo, hatagira umuntu uvuga ngo uyimariye iki, ntacyo nyimazemo. Ariko iyo mbonye abantu bafite ikintu bayimazemo, bari mu buntu bw'ubusutwa, bari mu bintu byo ku reka tugende mu buryo. Mbabajwe n'inkuru mu kanya Kremba akoze cyane, ari kugaruka ku byo Coach Gael mukoreye. Nge nari mbizi, ntago ari ibintu Kremba n'inshuti yanjye, ntago nayoberwa niba bamureze niba batamureze. Ari ngiye bajya banamurega nkajya kubona wenda nk'umuntu arampamagaye akambwira gutya na gutya urabizi, nkambwa yego cyangwa ndabizi cyangwa ntabyo nzi, ari byo wenda ngiye na Kremba tuziranye, ntago ari ngombwa ko mbivugira hano. Ariko inkuru akoze irambabaje cyane. Ati mbabaje mu buhe buryo rero? Ku rwego Coach Gael ariho, ku rwego tumufataho, Coach Gael ntago ari kujya kureka Kremba. No kuri kw'Imana sha. None se sinzi Coach Gael rero azatuma n'amanota mushiraho. Hari umuvumwa wavuze ngo ngari umukaponge yasanze umugore we yatetse igikoma ngaka cyahoze ngarabanga amanota gushizeho, ariko na Coach Gael amanota mushizeho. Coach Gael Krizo nkwakira rwose, nkwakire, welcome back bro. Yeah, ashize. Yo, what's up my big man? Bro. Yeah. Mba kugaruka na nkuru wayumvishe. Nayumvishe. Coach Gael usanze tumaze kwinjiramo, nagira ngo tuhite tuyikomeza tutiriwe tujyana mu bindi tuzaza kubigarukaho. Coach Gael micro yicanye. Yego. Coach Gael aho ntazandikwa inkuru ivuga ngo umunyemari wabuze yacira na yamira. Coach Gael nuwo kujya kurega Kremba muri Niba. Coach Gael hari umuvandimwe dukorana Iva, uriya ni wakundaga Iva this ndabyibuka Iva. Coach Gael yamuvuze guhera ewan uyu mugabo akinjira muri industry. Angare ntago tubeshye. Coach Gael tekezaga ibintu yamureze mwere kumwangisha rubanda. Nese ubundi rubanda Coach Gael afite n'uruye. Coach Gael se ni igicyo ubundi. Nese ni bande bamuzi ubundi se Coach Gael ni iki? Ni n'abantu bamuzi ngewe nzi. Nese like ngo yamureze ngo kumwangisha rubanda, ngo kumusebya, kumuvuga nabi. Okay, ubu se kino kigano turi gukora Coach Gael nagenda ashaka Ikirego ajye kukiturega turebe icyo kirego buryo kivuga. Kiba kivuga ngo twamuvuzeho se. None se none se Coach Gael ubundi ariko nanone uburetse gato turabanza tugureka kuri Coach Gael, turagaruka mu kanya kuri Kremba. Nago turya indi muri industry ubundi sibyo ibintu byo kurega. Nta uhoraho nta n'umukunzi uhoraho muri industry ubundi. Ariko ibintu byo kuregana none tonde tubigaruka. Tangiye kuza nditsamura ukahita ujya kundeka. Uransitara ukahita ujya kundeka. Cyane bwa buryo shabaho nabatanye no kuzima bagashaka kwifashisha ribu. Nabwo bibaho. Kubera ko ikigaragara cyo Coach Gael nta kintu ari gukora muri no muziki rwose. None se ubundi tubwisanyije ukuri. Bruce Melody indirimbo imwe ebyiri eshatu. Kuva Coach Gael yagera kwa Bruce Melody muri 155 EM. Ngira ikintu amaze gukorera Bruce Melody atakoze. Bruce Melody nta kintu na kimwe yigeze amukorera. Bruce Melody ahubwo yasubiye inyuma mu miririmbire. Bruce Melody ntago ari wa wundi umwimerere tuzi nka Bruce Melody dukunda, ahubwo yamujyanye muri business gusa. Yego Zanzibar gusa. Tugende twagiye tujye kureba Bahati. Ubu Bruce Melody ni umuhanzi wo kunya gukorana na Bahati. Okay, nago mufobeje Bahati ni umuhanga,
hari urwego ariho muri Kenya no munyakenya ndakeka nabonye n'abantu benshi bapostinga ko zira views atarizo ari za views zabahabura sibyo ariko Bruce Melody ni umuhanzi wo kujya gushaka korabo akaza mu Rwanda akirirwa agenda inyuma y'abahati bajya gukora interview bahati already Gael yego ngo yaryo ikigaragara cyo zira nyine already urabona bahati kuri channel ye yitwa Bahati Kenya sibyo population ari indirimbo ifite miliyoni 23 indi ifite 10 indi ifite 8 indi ifite 7 6 5 enye eshatu ebyiri we na Bruce Melody ngaba bafite ebyiri nabo ngira ngo bari muri ebyiri ikibazo umuhanzi witwa Bahati ugira views zingana gutya tutamu abantu benshi batamu nge ntakubeshye munyihanganire niba umuzi wowe uramuzi Bahati uramuzi warusanzwe umuzi Joshua Bahati warusanzwe umuzi uvugisha ukuri izo views na Diamond Platinum kugira ngo zigire biragorana ikibazo usa abantu bafite mu Rwanda zino views ni Medi izi 23 nazengaye ni Medi na Debe ni kundirimba imwe ya indi yakoranye na Hotel Brown ndakeka so sinzi Gael rero yinjiye mu muziki niba si yuko wenya yari yazi ko tugiye kumusingiza bro ntago tuzagusingiza kuba ufite amafaranga ntago biguhereza amahirwe cyangwa se uburenganzira bwo gukora icyo ushaka muri industry ko bari kumwangisha rubanda se kwangisha rubanda se wori igihugu rubanda n'uruwe ruri kumwana Coach Gael se ni wandi mwanga ngombwa hano banga Coach Gael ahubwo se ninde umuntu umwana ninde wagira nese nkungu Coach Gael umuhagarikije mu mujyi muri gare sibyo tubwizanyisha ukuri Coach Gael ukamufata ukamujyana mu mujyi muri gare akahagarara n'abantu bangahe bamushungera inde wamushungera Coach Gael se bundi ninde umuzi ngo baramwanga ngo bara reka big man tubwizanye ukuri Coach Gael wamumenye ryari namumenye ejo bundi aje Kigali namumenye ejo bundi aje Kigali aje Kigali ngafite ngo nuza yitwa ngaba VIP neba ngaba VIP sibyo no mu businessman ariko tubabwire nimba ukora business y'umuziki shaka abantu babizi babijemo Coach Gael afite ikibazo cyo gushaka kumenyekana cyane kuruta n'abahanzi managing yego ngaho bakoze iki ni wa posting aho kugira ngo umuhanza managing aba ari upostinga ugasanga Coach Gael niwe uri gupostinga naho biva nyine bakurira nyine wakishoye amafaranga yawe ukicecekera akabyara inyungu ushaka kumenyekana the same time uri no gushora amafaranga ntago bishoboka nese nkuru umungu nk'urugero naguha rworoshye Coach Gael usanga ashaka ubustari kenshi kurusha oya ni n'iki kibazo azanagira ni naho amafaranga yazahira hari amagambo ndi gushaka Clement yanditse Clement umbabare ntube warayasibye ko nsanze warayasibye nababara urabizi ko najya nca ku ruhande man ntago nyanca ku ruhande sinjya mbona umwanya wo guca ku ruhande yego tugende Clement yanditse ati mu minsi ishize yaranditse ngo maze kumarana umwanya na Coach Gael asobanuriye neza nikubishaka Imana bari ntaberesi ngo maze kumarana umwanya munini na Coach Gael amaze kunsobanurira neza ngo projet ye ngo sanze ari umwe mu bagabo ngo baje gufasha industry nyarwanda aho ngaho ariko ni nyuma yuko amaze gutanga ni nyuma yuko yari amaze kumunenga inshuro nyinshi icyo gihe yari ari kuvugana injya mu kanwa igifurumba yari agikenyereye ku masogisi ngo Coach Gael ngo abivuza ari kugira ngo Coach Gael gushaka kumfungisha reka tujya twinjira mu bintu byose sibyo akamanuke
nizere ko ngeze kuri baruboneka sibyo ndizere ko utabisibye Clement n'ukuri warabisibye nawe ba rero buriye coach Gael nashobora kuba afitemo ubuhanga yego ashaka ko yarabonye Clement ari kumwinjira cyane akamwiyegereza buriya umwanzi wawe hari igihe umwiyegereza kugira ngo umuhonda honde neza Clement icyo bamureze ntago ashaka kugicika wakimenye nakimenye kumwangisha reka mbikine ibyo ngibyo byonyine kamwikine rwose Clement nizere ko ari inshuti yanjye ariko ntabyakora ni inshuti yanjye reka nkumvisha ibirego yamureze ngaho Imana ibabarere imwe mbere yuko yica umuziki ko yica umuziki birashoboka ko icyo kirimo nacyo cyo kwica umuziki niyo ya mbere twakoze byatangiye ahubwo natesohora niyo nkuru ibyo nibyo mwakagombye kuba mwandika nawe mukamuhwitura akamenya kwibuka ko afite inshingano zo ngeri rimwe njya mukunda cyane ajya avugisha kuri nkumva ndishimye mu gitondo nkobona agarutse yisubiye Clement nawe arigiye ujye uncanga rimwe na rimwe bivuga mu makizi tamuvuga neza izo nkuru eshatu harimo operation onomo yego twakoze kuri Alex Muyoboke yego harimo imagine space yo kuri Twitter nawe kuba mwandika nawe mukamuhwitura reka mpere hano akamenya kwibuka ko afite inshingano zo kuhagarara igihugu cy'u Rwanda ntago kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda ari ukubikerensa uko yiboneye no ahubwo agomba kubaho uburyo ki ibintu bigomba gukorwamo yego mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego hanyuma bati coach Gael dore kumizimizo bukuzimiza ndaza kubigarukaho reka mbari icyo nza gusoreza aho yego kangaruke kuri coach Gael yarandeze coach Gael kimwe mu bintu bitigeze binanshimisha muri coach Gael yarakureze cyane kimwe mu bintu bitigeze ndabigarukaho kimwe mu bintu bitigeze binshimisha kabisa nabwo bwa mbere nari mbibonye ku muntu uri ku rwego nk'urwe uri kuri level nkiye ufite imitekerereze yo gukora showbiz mu buryo bwagutse bashobora gukoraho inkuru akajya kurega akanakurega inkuru we ubwe yitangiyemo verisiyo yes Coach Gael yagiye kunega inkuru eshatu munamukozeho zimwangisha rubanda zimusebya zitamuvuga neza kwa ariko se arya Coach Gael amaze imyaka ingahe mu gihugu cy'u Rwanda wenda azwira nk'amezi muri showbiz nyine nk'amezi se nk'icyenda nta rubanda afite rero bamwangisha ndumva ntarwo ariko rero nta ibintu byo kuvuga ngo bagiye kumurega muri RIB ubundi iyo bagiye kurega muri RIB ko RIB akenshi yenda ivuga ati turagufunze Clement baramufunze ariko ari gihe RIB igenda bakaguhamagara ngese ko bandeze baramfunze none se ubwo ngubwo oya ikibazo nkubaje ko nge bandeze se baramfunze ntago bagufunze ubwo rero Coach Gael yareze amateshwa kuko yarye bigebeho bakurega ukuvuga ngo aha iyo ninjya do inkuru ndayibonye iyo ninjya mumbabarembe isome nitonze nyuma y'amasaha menshi nsobanurirwa imwe mu mishinga migari ya Coach Gael nemeye ntashidikanya ko uyu ari umwe mu bagabo nahamya ko afite byinshi by'ingirakamaro mu muziki nyarwanda ashaka kuwushyira ku rundi rwego kandi mpuzamahanga katumwizere tumushyigikire ashyira akantu kari kwandika ari gusinya n'akarusho dufatanyije na bwana dufatanije bwana Bruce Melody aya mahirwe ntukayapfusha ubusa comment zose zaje zimubwira ngo sponsor zite iyo ninjya muganwa
bro dushatse twasoreza n'ikiganiro twigendere ni ukuri kwimanika tugisoreza ahubwo icyo Clement atamenye bari kumukuba niba atari showbiz ariko ari nk'ibintu byo kuvuga ngo like coach Gael yongera trending trend wabuze rib nimba bakureze rib iragufunga urumva nimba itagufunze bivuga yuko bakureza amateshwa ibintu bakureze atari byo ariko big man uzi iminsi iciyeho nabivuyemo haciyemo ndongera nsubire dore ngibi ni mu kwezi kwa gatanu ku itariki 9 ariko nanone muri no minsi amaze iminsi amukora inkuru zimukasa cyane zikasa coach Gael ariko ntago zimukasa mu bundi buryo ni mu buryo bwa showbiz bro ari byo bintu hano tujya tuza gukora hajya kubona umuntu ari hanukiriye anyandikiye ikimessage kimbabaza iriya message ntiyambabaza man nyine kuba warebye n'ikiganiro wakoze mwana wanjye nimba yariye ntago ari umuntu wanyandikiye ikimessage ari inkuru nakoze ndede ndakora yakona umunyange ikimessage kirakire ndamubaza ngo ese uheruka kurya ryawe ari ryafite ikibazo nayo maje se uheruka kurya mwana kandi yambwira kadaheruka kurya niwe kumworeza amafaranga kuko ari jya abakoreshwa n'inzara ukoreshwa n'inzara ntago ari nziza so mana yanjye inkuru ndayibonye so Clement ihangane nk'umunyamakuru mugenzi wanjye coach Gael niba yakureze coach Gael wabakoze ikintu kitari cyiza this is showbiz nkuko wamuhamagaye akaza mukaganira wari kongera ukamuhamagara wenda kongera akarikenyera mu isogisi ariko ubundi muri showbiz yanebaza umuntu mu buryo umuntu ari kurekana nimba kuvuza amakuru atari nawe genda ku yindi social media cyangwa se ku gitangazamakuru runaka ubinyomoza none se nge narezwe rimwe kuva natangira ariko baramwengara ibirego byanjye biriyo byinshi narabimenye ariko ibyo birego bigerayo menya bareba bakavuga ati ibirego menya bitari ibirego byatuma umuntu tumuhamagara n'uwandeze umwe arambwira ati nta mpamvu yo kwirirwa ugera hano tubyihore hari umuntu twari twatuka mu kiganiro ntago nagutuka nararezwe mfite ikinyabupfura kikomeye cya kindi no mu rugo mfite n'umuryango wo kwa sheri sibyo womba mbuga mu ngejo bundi batazavuga ati sumukwe wacu katukana sibyo mfite ibintu byinshi cyane ngomba kwitaho mfite bashiki banje bari hariya sibyo mfite bakuru banje bari hariya ngomba gukora neza sinzatukana n'umunsi n'umwe sinzavuga inkuru ntahagazeho ariko kuri ntago nzaguceceka niyo nihaye nimukagire ngo nta miryango tugira turigira mane turigira inakomeye nta itari kandi niyo yabudakomeye imbere yanjye ubukomeye ko ni wa muryango wandeze nkabageze hano nduwundi we gutyo yumbonye gutya ntago uzi imbere y'imyaka 3 waruzi se ndi he ntari ga primaire waruzi se ndi sumbonye ejo bundi 2018 kugeza nyimana umbonye ubu ngubu kiri utangiye kunjajinga bambona ntazi ibintu urimo mani mba numva ikintu gisetsa nuko umuntu byo butangiye konzana umuhinkuru akagutuka ahubwo se nyine no bikoreka ngewe uburere bukeya ngewe mfite suse y'inkuru wowe uri muri sena ngwino yumve uri muri sena tanga comment oya natukane nibwo bushobozi bw'ubwenge afite yego y'umuntu agututse none se y'umuntu mubwiye inkuru ko wow urakoze mwana urumva nibwo bushobozi afite bw'ubwenge bwe iyo kubwiye ngo we akagutuka ubwenge bwa kukanya ubushobozi afite mu bwenge nubwo kugutuka bro nta kindi yagukorera nese urugera ngo guha imodoka se afite gare mukanya gato gakarabo k'Imana arambwiye ngo Rwema ngo sinzi ibintu bibi yavuze ngo kuri Pastor Tojene witabye Imana aravuga ati Rwema iyo modoka ugendamo kira kiganiro utanze ikiganiro hari ucyumva ari ku igare atanze urugero rwiza rero kano kanya abantu badukurikiranye harimo abantu bafite indege harimo abantu bafite amamodoka harimo abantu bafite amazu ariko harimo n'umuntu udukurikiranye kino kiganiro n'ibyo kurya byamugoye utubanze nawe tumwumve bro rero nukazane ya mijinya wirirwanye ntazano wayikuye reka dusoreze hano kwa kundi uburi ku kazi
bose wawe yiri bagucunaguza ukajya gutuka umugore wataha mu rugo ugatangira kubitura umugore wawe ararengana mana nge nataye inkuru nayitayeho imbaraga zanjye nayitondeye nagize iki Krizo nizere ko wari umeze neza cyane nta kibazo wari umaze iminsi narakubuze byari bimeze bite rero muri no minsi rero byari bimeze neza cyane twagiye tugira gahunda zitandukanye nibyo nari mpugiyemo yego ariko actually ubu ngubu byarangiye nagarutse ubu wagarutse okay Imana ishimwe cyane wabonye ko umuntu uzongera gushyira hanze ubwambure cyangwa se babano wa posting amafoto yabo bambaye ubusa cyangwa video bari gukora imibonano mpuzabitsina imyaka 3 itegeko ryasohotse itegeko rigiye gusohoka ntago rirasohoka ariko rigiye gusohoka ariko biriya n'ubundi niba bakandi nayo bakandi cyane abakobwa benshi cyane imyaka 3 hagati y'ibihumbi 300 na 500 ayo ni make ahubwo yego bayongere abe menshi cyane so abantu dukurikiranye namwe mwicare mwibaze aba bantu bari mu biki bari kudukina ka kantu k'agapira Coach Gael bari kumwangisha rubanda ruhe Coach Gael Krema arafungwa se Coach Gael bari kumwangisha rubanda ruhe nyine rwa wenda nabahe bantu bamututse afite abaforowazi bangaye oya abaforowazi ntago twabashingiraho kuko na Bruce Melody yigeze kugira ngo Bruce Melody yigeze gusanga afitemo nk'abantu bitwa ngo bakabili kuri Instagram abashinwa Coach Gael line now afite 188 bimufollowinga reka ndebe ko followers ubundi arimo bakabili ntago ariko bwangisha bakabili nabande menya afite abanyarwanda ndi kubana abanyarwanda gusa ariko nuko ndi kwihuta nuko uri hejuru reka nje hasi kandebe ariko abasitari benshi mu Rwanda bagura abafollowers umuntu uri kumamagara abasitari benshi mu Rwanda bagura abafollowers ndabona benshi ni kubona abanyarwanda kugira ngo scrolling 180 babigoye bro sibyo gusa ikindi namubwira courage nubwo Bruce Melody nta kintu ndabona uri kumukorera kizima nyuma yuko ufashe witwa Element yarazimye sibyo yarazimye pe Element yarazimye nyuma yuko tubyehorera bye Coach Gael courage mwana courage Krema uyihangane nyine